Kamariza rero akankubwira cyo nari mbahamagariye nubiye mbafashe kujya gusenga Imana kuko ibintu byanyu bifite kidobye nyinshi cyane birimo kandi mu by'ukuri kidobye yabaye nyinshi mudasenza Imana ngo mwongera amasengesho shanda kurahiye byababana ibindi bindi pastor hakubeshye ndi umuntu pe akora gendera nkumva mvuye mu bintu byo gusenga reka gusa nkakomezwa n'ijambo rimwe Imana yambwiye yuko ari umugabo wanjye azaba umugabo wanjye wowe dore ikibazo kimufite uzajya wemera iby'Imana yakuvuzeho unabihe n'agaciro unabyizere cyane kurushaho ikindi kandi uzajya wenda gutuka uriya mugabo Joseph ariko pastor ibintu yankoreye ntabwo ibyo ari byo byose cyo ngiye ngubwira mpagaze mukuru kw'ijambo ry'Imana n'ibyo Imana yambwiye yego mutereye ivipe nibyo byaramenyekanye biranagaragara ariko nawe ugomba kukomeza kumwubaha nk'umuntu watereye ivi bishaka kandi ubikeneye turi kujyana none ukirinda kumutuka ahasigaye ugasenga Imana kuko Imana yambwiye yuko ufite inshuti mbi wowe amen ufite inshuti mbi cyane rwose iyo nshuti mbi yawe mbi ni kidobya ishaka ko ibintu byawe bipfa ntabwo ashaka kumenya uwo ari wese nangwa ko mumenye icyo ngiye ngomba gukubwira ni Imana ivuganye nanjye ko ufite inshuti mbi rero ugendeye mu kigare cy'inshuti zawe mbi gusenga Imana bigakunanira ibintu byawe byapfa kandi byishwe n'uwo wizera ko ari inshuti yawe rero senga Imana uve mu bintu by'imikino pastor ndasenga pe kandi nkoresha uko nshoboye ariko Imana yakubonye turi mu butayu nyine nanjye niyo mpamvu ntikomera ku masezerano yayo nkasenga yakubwiye ngo iki yuko nzabana nawe uzankorera ubukwe mbese ibyo bintu ariko ngiro nkacika intege ntabwo ari uyu munsi ntabwo ari ejo urategereza ariko se wibuka yuko byari byanavuzwe yuko mbere yuko biba hazabanza intambara ibyo cyangwa ntubyibuka wowe n'indi ugize umugisha Imana igakubwira ngo ufite inshuti mbi wowe wakagombye kubaza gusenga Imana igakurinda inshuti mbi zigeze kwihishemo ahasigaye ukamenya uko urwana n'urugamba rwawe uzi ibyana byari byo none Imana ugira umugisha ku Mana ikumeneye ibanga utanyibeze no gusemba cyane mu inshuti mbi igihe ntabwo ari ngombwa kuyimenya ahubwo no gusenga Imana ukabwira Imana ngo nkize inshuti mbi kugira ngo gahunda zanjye Imana igende uko ngiye byifuza Imana nayo hari igihe bishaka kungerageza guteze sinjyama ntasenze nta hantu ushobora kujya ntabanje mbese buri kimwe cyose buri uko ndyamye nyereka Jeff ariko ibintu nkorera byonyine kandi pastor sinkibeshye ndamukubita ntabwo n'Imana igeze kubwira yuko Jeff atari umugabo wawe ahubwo iri gukubwira yuko ugomba gusengera inshuti mbi ziri kwitambika mu bintu byawe wowe icyo usabwa ubwo wagira umugisha ku Mana yo mwijuru ikakubwira ngo sengera inshuti mbi wahagoye kuba uri kuduhendahenda ubwo turi mu butayu ngo nimufashe gusenga Imana uyu muzimu ngendaho w'inshuti mbi Imana iwunkije ntabwo uri kuzamenya ngo dusome amasengesho byibuze ahubwo utangiye no kubisimbararaho cyane ibyo ntari kubigusaba pe urabizi n'icyanzanye hano gusenga akongera ngo nge nkacika intege nkibaza buri munsi ndiriza nkafata amasengesho y'icyumweru nicyo bisabere senga nsaba Imana wamishuriye singire na kimwe mbona ubwo suraza kumbwira ngo reka nze guhamya ngiye rasenze imyaka n'imyaka nsengera sheri wanjye muzamubone ku buryo abakobwa bambwiye ngo ikiremba ndi ikiremba cya Yesu kugeza igihe pastor uyu nguyu yamvuje n'uwo muntu abimbwe n'umuntu ukubeshya Imana ibitangaza mu gutegereza mu kuboko kwayo amina uzi kubwirwa n'umuntu w'umutinganyi ukavuga ngo uzabana nawe ni igitangaza gikomeye bisa kuba ari Yesu bishyigikiye byose gusa nyumvise ijwi rya Isirayeli rimbi ndabyemera ubwo ari Yesu wabyemera ugomba kubyemera nubwo barwaye sida Imana ikavuga ati n'uyu ntabana nawe Imana ibizi basi Imana yazamishuriye Jeff basi kamwereka ko umva kuzamubera umufasha umukwiriye erega wowe uri kujya kure cyane wari ugiye kugera aho ibyiza biri ubu kano kanya ubwo wageze umuhe dugitangira Imana igakubwira ngo ufite inshuti mbi ubu akagombye gutubwira ngo nimumfashe gusenga Imana ukayibaza imigambi y'ikiryihishe inyuma
aho niho twari buri Imana imaze kuduha fondasiyo yuko turi busenge muri kano kanya mbese ko imaze gutangira icyifuzo ariko wowe ntabwo urabikurura ngo ubyakire ngo uze kubaza Imana kubera iki muri aya masengesho iryo jwi ariryo ringwiriye muri kano kanya ahasigaye tuganira Imana tukayitereta ikaza gutubwira ikibyihishe inyuma none ntabwo urabikora ngo nabyumva habera gatoya ndagubundi buhamya narwaye pararize ndaremba kabisa abantu bose barabizi bapasera barasenga bangura imiti bagira gute ubu ndagenda yitegeze neza amina ntabwo nyikutase ariko ubu kugenda amina kuri mbere z'Imana abantu bose ntibari barapaza muze uri kubona abandi bararyamye uri ubasha bw'Imana kandi bukoraho amina narakururukaga uyu mugabo abantu bose bari baramwanze nta n'umuntu n'ushaka kumenya kugira ngo muvugishe ariko kubera urukundo Imana imukunda haleluya none Yesu agaruka yose aramuyegereza akora ibitangaza nawe usigaye agiye nuko bivuga kandi se isezerano yarambwiye ngo gusenga uzakira numva bitashoboka abaperezida bakira ariko yaririmbye ngo uzakira kubera Imana ndategereza basi mwamfashije gusenga kabyo byamfasha umva gusenga biravuna kuko gusengera umuntu utizeye no gusunika imodoka ari wafashe feri turi kujyana wowe banzu nyemerere yuko uri kuryiyumvamo ufite kwizera utaza kumvuniriza ubusa mu butayu gusengera umuntu utizeye no gusunika imodoka ari wafashe feri wowe nimba ko kumva bikurimo tukatugufashe gusenga Imana ntabwo naza hano ndi gukina ndabyizeye kandi urabyizeye pase umwizerere cyane Imana ihamagare ugusanzwe yihamagara napfukame tumusengere